Njye nitwa Beatrice Hategekimana, ntuye mu Bufaransa. Naje n'ahangaha gusura u Rwanda no kwereka abana iyo bakomoka. Inshuro kandi ugeze mu Rwanda? Ni inshuro nyinshi nza, ariko n'ubwa mbere nzanye abana. N'ubwa mbere naje na famiye. Abana babyakiriye gute kwisanga mu Rwanda niba baramukiye hirya? Abana barishimye cyane, barabinezerwa, nyine bumva bafite ishema ryo kugira iwabo hasa harya. Bibateye ubwuzu, bibateye ishema, bibateye akanyabugabo no gutekereza ko iwabo ari heza, bagomba kuhabungabunga no kuhafata neza no kuhaguma no kuhagumisha ikirenge cyabo. Njyewe Rutsiro ntabwo nari mpazi, ariko naje nshakisha ahantu umuntu ashobora kuruhuka nibura ijoro rimwe cyangwa abiri umuntu agatuza. Ahangaha rero nahasanze ihumure, nahasanze umutuzo, nahasanze uburuhukiro umuntu wese yifuza. Umuntu araryama ugasinzira, nta rusaku rw'imodoka, wumva utunyoni turirimba mu gitondo nitwo tugukangura, amazi ya Kivu akaba ariyo agukangura, ariyo wumva impumeko yayo. Ni ukuvuga ngo ni heza pe, ni heza, ndahashimye. Nzahakangurira n'abandi bahaze, nzahakungurira n'abandi batahazi, bahashakishe bahagere, kuko nasanze ari ingenzi. Ni ahantu ho kumenyekana, ni ahantu ho kujya. Abana barashobora gukina bakamanuka, ariko kandi hari na security ihagije, ntabwo umuntu yatinya ngo umwana aragwa mu mazi cyangwa se iki. Umuntu ahaje n'umuryango we rwose yanezerwa akanyurwa. Wagenze henshi hashoboka, ni iki cyagutunguye ukigera hano gukareba cyane hano muri Kaisari? Ikintu cyantunguye hano ni paysage. Hafite paysage nziza cyane, habereye ijisho, umuntu arareba, ntabwo uheza amazi, imisozi itatse ibiti, birabengerana ubwatsi, nabivuga ngo iki se, verdoyant, les collines sont verdoyantes. Ikindi kandi n'abantu baho baratuje, wakirwa neza kuva ukihagera kurinda utashye, nta kintu ubura, uba ufite abantu iruhande rwawe, nta kuvuga ngo wenda wabuze iki n'iki, uba ufite umuntu iruhande rwo kukwereka no kugusobanurira no kukuyobora. Iyi hoteli warayemo watubwiye yuko hari ibyo utakekaga ko byari, ni ibihe byagushimishije? Yewe ntabwo nakekaga yuko umuntu yaza ugasanga umushefu wa hoteli ugutekera ari we wenyine ukaryoherwa bigeze ahangaha. Bafite umushefu utabaho, uranezerwa, bafite ukuntu bakira abantu, bafite ukuntu bagutegurira ameza, bafite ukuntu baguha ituze kandi batagiye kure, ntibajya kure yawe ariko kandi bakakuguma iruhande. Bafite ukuntu bakwereka ibintu byose ariko bakakwereka kuri iwawe, urahagera ukisanga ukaba nko mu rugo kandi utari mu rugo. Bakuri iruhande ariko kandi batanakwinjirana, batakuvundera. Ni ahantu hatuje cyane, ni ahantu ushobora kuza wazana umuryango, wazana inama, wazana mu nama, wahakorera iki, icyo wahakorera cyose ntekereza ko cyamera neza, kuko uba ufite abantu bagufasha iruhande kandi batinjira mu byo ukora. Muri gahunda yo kumenyekanisha ibyiza bya Rutsiro hano muri Boneza, ni iki wabwira abanyarwanda n'abanyamahanga bataragera hano cyane bashobora kuzaza mu kwezi gutaha? Abazaza mu kwezi gutaha nababwira iki, ko hari byinshi byiza cyane. Bazaze birebere uburyo Kivu umuntu ayireba ntayiheze amaso, barebe uturwa turi muri Kivu, barebe iyi misozi ishashagirana ihinzeho, ubona koko hari ubuzima, igaragaza ko hari ubuzima kandi hari ubuzima, hari abantu.
mbona nta kintu cyabiruta, hari ibiti, haratuje, hari akayaga, hari byose. Nitwa Guidove Claudine Kayinamura, nkaba ndi umunyarwandakazi wakuriye mu mahanga, ariko nkaba naravukiye u Rwanda. Mvuye mu Rwanda n'umwana ufite nk'imyaka 3, kujya mu mahanga nk'uko abanyarwanda bose bagiye mu mahanga, ariko nkura bambwira u Rwanda, bambwira Kariba. Umusaza wanjye, sogokuru wanjye nakuze atubwira u Rwanda. Aho nshoboreye kuza mu Rwanda rero nza mbaririza Kariba, aho Kariba iri barahanyereka, nshaka kuvanireka Kariba sogokuru yahavuye n'umwana, reka nanjye masubire muze mpateze imbere. Ndaza, ntabwo byoroshye kugira ngo mpabone, ariko amaherezo twarahabonye. Ndareba nsanga hari inyuma cyane uko mbitekereza. Nagiye mu mahanga ahantu hose, mbona ukuntu ahantu hifashe, no mu giturage cyo mu Bufaransa niho ntuye ubu ngubu, niho nashingiriwe. Ndaboreka ndebe ko Kariba yakwegera nibura igiturage cyo mu Bufaransa. Ndaza ndubaka, kubaka ntabwo byari byoroshye, imihanda ntiyari ihari, mashyira amazi ntayari ahari, tuhashyira electricité ntayari ihari, nuko abantu barahayoboka. Kariba ngubu Kariba yabaye nyabagendwa, nubwo hakiri akazi kenshi ko kuhakorera. Donc ndumva ari uko nasobanura uko naje ahangaha. Ubu Kariba ni hoteli imeze ite, yakira abantu bameze bate, ni iki mwabwira abantu batari yagera hano muri Boneza? Icyo nabwira abantu batari bagera ahangaha ni ukubabwira ko Kariba ari ahantu heza. Hari imisozi myiza, hari ikiyaga, hari twashyize hoteli ifite ibyumba 14, yenda tuzongera nitubishobora, ariko uko navuga ntabwo ari hoteli yacu yonyine, hari n'ayandi mahoteli. Umubare wari wese waza twawakira, kandi dukora uko dushoboye kugira ngo twakire abakiriya neza. Dukoresha ama platform nka booking.com, nka Expedia, nk'ibintu nk'ibyo ngibyo. Iki tukemeza ko twakira abantu neza, nuko tubona ama review, baragenda nta kintu batunenga. Icyo batunenga n'umuhanda, naho ibindi byose dukora uko dushoboye kugira ngo bakirwe neza. Tubaha ibiryo biri fresh bivuye mu murima, dukora uko dushoboye kugira ngo dukore imboga zifite ubuziranenge, turya amafi avuye mu kivu cyacu. Nkumva abantu iyo baje Kariba bakaza kuri Kesan Hotel, baba bazi ko nta kibazo cy'ubuziranenge bari bugire, nta kibazo cy'ibiryo bari burye ngo baraza kubatera indwara, nta kibazo cyo kuryama, baryama ahantu heza mu isuku, bakirwa n'abakozi bari professionnel. Donc nicyo navuga ku Kariba. Ubu turi gutegura gahunda zigamije kwamamaza Boneza, cyane ko abantu benshi batazi Boneza, ari abanyarwanda, ari abanyamahanga, kandi ari ahantu heza ho gusohokera. Ubu ngubu ni iki mwasaba abantu abashaka gusohoka ndetse n'abagomba kuza gushora imari, ukurikije uko mumaze kubona muri Kariba? Umuntu waza gushora imari muri Boneza ni ahantu heza, hari imisozi myiza, hari paysage nziza, dufite Imana, ikivu cyaraje kiza muri Boneza. Nkuraza ari kampanye, tukagira n'amazi, tukagira abaturage nabo ni agreeable, ntabwo ari abaturage baza ngo busange batera amabuye abanyamahanga, bagira gute, bakirwa neza. Nta kintu numva nanenga muri Boneza ni nziza pe. Ikenewe ko abantu baza
bakagerageza kuyubaka birenze nk'uko hameze bakayashyiraho. Kuyubaka ni ukuhashyira amajyambere, niyo abuze nk'imihanda baza bakaza bagashyiramo. Burya iyo abantu bageze muri region baraza, iyo habaye amazu menshi meza atari amazu ya giturage, ariko n'amazu ya giturage yagombye kuhaba kugira ngo habe melange ya gakondo na melange y'ibintu by'amajyambere, kugira ngo uje ari umunyamahanga azarebe ukuntu u Rwanda yacu meze, ko na mbere nta kintu twari tubujijwe gusa no kugira ngo umuntu aba mu nzu ifite igisenge gikomeye cyiza n'uri mu gisenge cy'amabati ukabona hari difference. Tukaba twifuza ko abo bantu baza bagatanga akazi, abaturage baboneza bakabona amafaranga, nabo bakameliora aho batuye, bakagerageza kwimprovinga uko babaho. Nicyo babwira abaza gutemberera n'aha ba mukerarugendo, abanyarwanda bashaka kuruhuka ugereranyije n'ahandi hantu wagiye hose mu Rwanda? Cyo nabwira umunyamahanga ni nanjye nibwira nanjye, kuko naje meze nk'umunyamahanga nubwo ndi umuvuka Rwanda, ugira ngaho ukumva ufite amahoro, umva hari akayaga keza, urareba inyoni ziba ziguruka, wumva mu gitondo hari nta rusaku, uraza ugahumeka, nta bimodoka byinshi byuzuye bizana wa mwuka mubi, uraza ukaryama utuje, ukabyuka mu gitondo ugatembera ukareba ikivu, ugahumeka umuyaga mwiza. Ngewe nicyo nabwira umunyamahanga, ngwino urebe, niba ushaka kuruhuka ngwino muri Boneza, wicare muri Boneza, uhamara icyumweru, uzazamuka uzasubira iwanyu wafashe umwuka mwiza, wafashe wimprovinga ubuzima bwawe. Burya umwuka nawe uremprovinga ubuzima. Tubwire ugera bwa mbere muri Boneza, barumvishe Kariba, ababyeyi barabikubwiye, umunsi wa mbere uhagera byemeze biti? Noneho tubwire umunsi ugira igitekerezo cyo gutangira kubaka hoteli, byagenze biti? Nkuko nababwiye rero, nza bwa mbere naribajije se sogokuru yatubwiraga ibiki, ngo iwacu ngo ni ahantu beza cyane, ngo ni nkaho yatubwiraga paradizo. Narahageze ndeba, nazanye n'umutanto wanjye wo mu Busuwisi, turarebana si ari ahantu hameze gute, kugira ngo ducanga baratemaga kugira ngo imodoka ishobore kwavansa. Nuko turareba, ariko burya kandi kaba kakurimo uvuga ko ari iwanyu, bavuga uti ni heza, hakenewe ikintu cyatuma haboneka hagaragara. Ubwo ndabareka mpashyire intuze inzu, nta bushobozi bwinshi nari mfite, mbanza kuhashyira inzu kugira ngo mpature ninjoyinge uwo mwuka. Maze kuhashyira inzu ndareba ibi bintu ko ari byiza, kuki nabigumana jyenyine. Iyo nabaye mu mahanga, abantu bose bavuga Afurika, ngo Afurika ni mu giturage, Afurika no mu muryango nashingiwemo, iyo nje baba bazi ko nza guhura n'inzoka n'ibisimba nyine bagira. Reka mpashyire hoteli, uzaza wese azaze arebe difference, arebe, kuko ahangaha nta hantu nahagereranya naho i Burayi harateye imbere yego, ariko usanga ahantu hose huzuranye, usanga ahantu hose birukanka mu byo gushaka ubuzima, amafaranga, ibintu byose. Ahangaha uhura n'umuturage yigiye guhinga agataha nta kibazo bifitiye, donc ubona hari amahoro. Nabwira umuntu wese wari wese, ngwino muri Boneza urebe ubuzima bwiza buhari. Igihe cyatumye rero ntekereza kuhashyira hoteli, byari kugira ngo niba umuntu avuye mu mahanga aze abone ikimwakira, abone aho arara. Kubera ko nanjye nagiye hanze, ndatekereza nkavuga ni bomba, iyi hoteli ibikeneye ibi n'ibi, ntabwo mfite formation y'iyi hoteli, ariko ngewe nashatse kubaka iyi hoteli kugira ngo neze iwacu imbere. Bajya bavuga ngo hariya ni mu giturage, n'abantu baransekaga, nzi bati se kiriya giturage kigiyemo gushaka iki, ko hari imyanya i Kigali, wakubatse i Kigali. Ntabwo byambujije kubaka i Kigali, ariko Boneza hari handimo Kinunu, Kariba byari bindi mu mutwe. N'ubu rero ntabwo haragera imbere uko mbishaka.
nubwo turacyakomeza kuhadevelopa. Tutubwira ikaze muri Kayisani. Kazi muri Kayisani, uje muri Kayisani urya ibiryo biri fure, barakwakiriza umutobe uvuye mu mbuto, mu mbabare mu Kinyarwanda rugo ninjizamo Igifaransa muri deformation iyo nabaye, bawukorera umutobe uri fure, ibiryo babigutekera biri fure. Ntabwo twebwe dushyira ibiryo muri konjerateri ngo bizamara igihe mugira, uraza bakagutekera ibiryo biri fure. Umukiriya wese ujanga aratubwira ati ibiryo byanyu umuntu arabirya kumva bimeze neza, baragusasira bakorera mu buriri bumeze neza, bufite isuku, igitanda kitahambaye cyane ariko gikoze neza, gishashe neza, stikeri zirahari zikubuza musike, nubwo nta na nyinshi zihari kameme uburyamye muri mustikeri. Serveur baba bakureho bagubaza icyo ukeneye. Nuko nguko muri Kayisani uraza nk'uwisanga. Iyo umuntu aranga ntabwo uri nko mu hoteli, bya hoteli binini uri anonyme, uza uri umuntu usa naho uje mu muryango, usa naho uje muri famille, uraganira n'abakozi, uganira na nyir'urugo nkaho uje wisanga. Donc nicyo navuga kiri particulier muri Kayisani, nuko iyo uhari ntabwo wumva uri mu hoteli, wumva uri wawe.